Hari intambara iri kubera ku isi muri iki gihe ishobora guhindura amateka y'isi mu buryo butaziguye. Amakuru arayivuga buri munsi, ariko abantu benshi ntibasobanukirwa uburemere bwayo. Iyo wumvise misile, drones, ibitero byo mu kirere, ushobora kubifata nk'amakuru asanzwe. Ariko ikibazo gikomeye kurusha ibindi byose ni iki: ese iyi ntambara izarangira ryari? Kandi se izarangira ite? Mbahaye ikaze kuri Gwiza TV, aho tuganira inkuru zikomeye ziri guhindura isi. Uyu munsi tugiye kureba mu buryo bwimbitse intambara iri hagati ya Israel na Iran. Turebe aho igeze, impamvu ishobora kumara igihe kirekire, n'ingaruka zayo ku isi yose. Harimo n'ingaruka ishobora kugira ku buzima bwawe bwa buri munsi, nubwo waba uri kure y'aho iri kubera. Kugira ngo wumve neza aho intambara igeze, ni ngombwa gusubira inyuma gato tukareba inkomoko yayo. Amakimbirane hagati ya Israel na Iran ntabwo ari aya vuba. Yatangiye gukomera cyane nyuma ya revolution yo muri Iran yo mu mwaka wa 1979, igihe ubutegetsi bushya bwatangiraga kubona ko Israel ari umwanzi ukomeye. Kuva icyo gihe Iran yatangiye gushyigikira imitwe irwanya Israel mu buryo butaziguye, harimo Hezbollah muri Lebanon ndetse na Hamas muri Gaza. Israel nayo ntiyigeze iceceka, kuko yakomeje gukora ibikorwa byo guhungabanya imbaraga za Iran, cyane cyane mu bijyanye no gukora intwaro za nucleaire. Mu myaka myinshi yashize, ibi byari intambara itaziguye izwi nka proxy war. Ariko icyo tubona uyu munsi ni ikintu gitandukanye. Ni intambara igenda ibiyeruye, aho ibihugu byombi biri gukoresha imbaraga zabyo mu buryo butaziguye kurushaho. Kugeza ubu iyi ntambara iri ku rwego rwo hejuru cyane. Iran iri gukoresha misile ziremereye na drones zigezweho igatera ibice bitandukanye bya Israel. Israel nayo igasubiza ikora ibitero ku bikorwa bya gisirikare n'ibindi bikorwa remezo byo muri Iran. Icyakora ikintu gikomeye kandi kikaba kibi kurushaho ni uko iyi ntambara itari hagati y'ibihugu bibiri gusa. Hari uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gutanga inkunga ikomeye cyane kuri Israel, haba mu bikorwa bya gisirikare ndetse no mu bya politiki. Kandi ku rundi ruhande hari imitwe ifashwa na Iran ishobora gufungura indi front y'intambara. Ibi byose bituma iyi ntambara igira complexity ikomeye cyane, kandi igatuma ishobora kwaguka igihe icyo ari cyo cyose. Iyo urebye neza usanga turi ku rwego rw'aho ikosa rito cyane cyangwa icyemezo kimwe gishobora gutuma ibintu bihinduka bibi cyane kurushaho. Impamvu ya mbere ituma iyi ntambara ishobora kumara igihe kirekire ni uko nta ruhande rwiteguye gutsindwa. Kuri Israel ikibazo ni umutekano wayo n'ubuzima bw'igihugu. Kuri Iran ikibazo ni icyubahiro n'imbaraga zayo mu karere. Iyo intambara igeze aha, gutsindwa bisobanura gutakaza byose. Amahirwe yo kugera ku mahoro akaba make cyane. Ibi byongeraho kandi ko hari inyungu nyinshi ziri muri iyi ntambara, cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi bw'intwaro ndetse no ku bucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli. Nubwo intambara ivugwaho cyane mu rwego rwa politike n'igisirikare, ingaruka zayo zikomeye zigaragara ku bantu basanzwe. Cyane cyane mu bice byibasiwe, abantu barapfa, abandi bagahunga, imijyi igasenyuka ndetse n'ubuzima bugahinduka bubi cyane. Abana nibo bahura n'ingaruka zikomeye kurushaho. Gukurira mu ntambara bisiga ibikomere by'igihe kirekire, haba mu mutwe ndetse no mu mibereho yabo. Ibi bituma ikibazo kitaba iki gihe gusa, ahubwo kikagira ingaruka cyane ku bisekuru bizabakomokaho. Ibaze nawe kubona umwana akurira mu rusaku rw'ibisasu, yabyuka mu gitondo akabona abantu bari gupfa ndetse n'imijyi iri gushya. Ibi ngibi bigira igikomere kidasanzwe, haba ku bwonko ndetse no mu mitekerereze. Iyi ntambara iri kugira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'isi. Akarere irimo gafite akamaro kanini cyane mu bijyanye n'amavuta, kandi ni naho hari inzira Strait of Hormuz inyuramo igice kinini cy'amavuta yoherezwa ku isi. Iyo iyi nzira ihungabanye, ibiciro bya lisansi birazamuka, bigatuma ubwikorezi buhenda, ibiribwa ku masoko bigahenda, ndetse n'ubuzima muri rusange bugahenda. Ibi bigira ingaruka ku bukungu bw'isi yose, harimo n'ibihugu biri kure cyane y'aho iyi ntambara iri kubera. Ku bihugu byo muri Afurika ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane kurushaho, kubera ko bishingira ku bintu bitumizwa hanze. Iyo ibiciro byiyongereye, abaturage basanzwe nibo bahura n'ingaruka zikomeye kurusha abandi bose. Iyo turebye imbere, hari inzira eshatu zishoboka. Inzira ya mbere ni uko hashobora kubaho ibiganiro bigatuma habaho amahoro y'igihe gito, ariko amateka atwereka ko amahoro nk'aya akenshi atamara igihe kirekire.
Inzira ya kabiri ni uko iyi ntambara ishobora gukomeza igihe kirekire igahinduka nk'izindi ntambara zo mu bihe bya vuba, aho isi ikomeza kubihomberamo buhoro buhoro. Naho inzira ya gatatu ni uko ishobora kwaguka ikaba intambara y'isi yose, cyane cyane niba ibihugu bikomeye byarayinjemo mu buryo butaziguye. Iyi niyo nzira mbi kurushaho kandi niyo isi iri kugerageza kwirinda. Muri makeya ntabwo isi ishaka ko ibi bintu bikomeza gukomera, niyo mpamvu abayobozi bakomeye cyane ku isi bari gushyira imbere ibiganiro by'amahoro kugira ngo harebwe ikintu runaka byahuriraho, hakabaho ubwumvikane mu buryo burambye. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko mbere yuko dusoza, ikibazo si ukumenya igihe iyi ntambara izarangirira. Ikibazo nyamukuru ni uburyo izarangira n'ingaruka izasiga ku isi yose, kuko uburyo izarangira nibwo buzagena uko isi izamera mu gihe kiri imbere. Iyi ntambara ntabwo ari inkuru ishobora gufatwa nk'irangiye, ahubwo ni inkuru igitangira, kandi ishobora kugira ingaruka zikomeye kurusha uko abantu benshi babyumva cyangwa se babitekereza muri iki gihe. Hari n'ikindi kintu kimwe gikomeye abantu benshi barimo kwirengagiza cyangwa batari kubona neza, ni uburyo ibihugu bikomeye biri kwitegura mbere y'ibibazo, ndetse n'ukuntu biri guhindura imitekerereze yabyo mu bijyanye n'iyi ntambara. Ibi bituma abantu benshi bibaza uruhare bino bihugu bishobora kugira mu minsi iri imbere n'ingaruka bishobora kuzana ku isi yose. Mu gice gikurikira tugiye kujya mu buryo bwimbitse kurushaho, turebe uruhare rw'ibihugu bikomeye nka Amerika, Ubushinwa ndetse n'Uburusiya muri iyi ntambara. Tugiye kandi kureba impamvu bishobora gutuma iyi conflict iva ku rwego rw'akarere ikagera ku rwego mpuzamahanga mu buryo budasubirwaho. Niba udashaka gucikwa n'ibyo byose bigiye kuza, ntibagirwe gukanda subscribe, like, comment ndetse unafungure n'akazogera kugira ngo iki kiganiro tugiye kubagezaho mu kanya ntikize kugucika. Kuko mu gice gikurikira tugiye gusobanura byimbitse uruhare rw'ibyo bihugu bikomeye ndetse n'uburyo nawe udukurikiye ushobora guhangana n'ingaruka bishobora kuguteza mu minsi iri imbere. Mwakoze kubana natwe kuri Gwiza TV, mwari kumwe nanjye NGP. Reka duhure muri video z'ubutaha. Ciao ciao.